mu gitondo ati man urenze ku wa kabiri saa 10 footage ndazisiba neza gutorwa ntinari kujyamo kuko nyenzi iga makuru menshi urumva awards sijya kuba abantu mujye tureka tuvugisha ukuri byo tuvugisha ukuri abantu bari gutora hati abanyamakuru barindwi abanyamakuru barindwi banga shoti zirenga z'abantu bantoye abanyamakuru bagutoye nuso mwese yeah reka tuvugisha ukuri rera be perfect man nega sibyo njewe icyo gihe nari umwe mu bantu batoye yeah none usanze ntaragutoye ntabwo nta kibazo nongeye ndagusuhuje ndetse ndanagushimiye wese mu gukurikirana platform KWP 250. That is 2021 and this MSA you got the call me platformer and I goes by the name of platformer KWP 250. Uruhande rwanjye ndi kumwe na Big Man aratangira atwibwira kuri freestyle ya Danje narangiza ahita natubwira ninde turi kumwe ku batamuzi. Baby girl give me love I go give him more than you give. Baby girl, give me love, yeah. Find on me the shark kujiro denze. Come to me go horo kondoro kodenge. Ask me anything you wanna kukomvunikira waway. I wanna be a bumbo, yo. Caps Lock. Caps Lock urumwe mu bahanzi barimo barazamuka neza niko nabivuga muri Musanze cause nge tuziranye utara umuhanzi ariko level umaze kugiraho aya pressure toll aka kanya niki uri kubona kiri gufasha umuhanzi ukiri muto cyangwa umuhanzi ukiza muri music cyane mu ntara hano muri Musanze kuba yazamuka byoroshye kirimo kumufasha cyane yego cya pushing umusani wese kizamuka no gukora cyane gukora ibintu bifite character that's enough no kugira inshuti Caps uyu munsi umaze kugira indirimbo zingahe ubu ngubu zimaje kuba 5 indirimbo 5 mu ndirimbo 5 feedback wabonye uburyo abafana bagiye babyakira uburyo bagiye bakubwira Caps Lock wakoze ibi anga ukosore ni ishusho imaze kugusigira y'umuziki n'abakunzi b'umuziki wawe maye kimaje kubona cyane ko abantu generation turimo isigaye z'ibintu ukuntu bihagaze nyine to yuko toye bahita babikubwira ndetse no kuba ngo barisobanukiwe ntago bacyumva ibiziki ngo nuko ari umuhanzi yuko toye gatoya itakubwira ibyabaye hari inshuro bigeze kukubwira ko akotoye ntago zabura man kizamuka ntago zabura ntago byabura icyo gihe ukimara kumva umuntu akubwiye ati Caps Lock arantu wabyishe wabyakiriye ute muri wowe cyambere nuko nabonye ko nta mutima mu biya bivuganye yego nahise nakira kari feedback kandi ngomba guhindura wabivuganye umutima mu bisabambirwa niki man ari umuntu nyine ubikubwira urumva ugasanga byibuze nko mu bantu 20 yego ugati bora ni perfect ubikuye kari perfect kahita kubwira akantu ko kosoramo akaronduza abandi bora nahoye nabyo akaza katabira ati man je ni ngoma ntabwo nanayikina uwo muntu yari umuhanzi se cyangwa umunyamakuru yari umuhanzi ariko ntabwo namuvuga izina ngo mani indirimbo zawe nimbika bisanga nanazonga uyu munsi uwo muntu yabikubwiye bigitangira uyu munsi uwo muntu iyo muhuye niba ari umuhanzi yani niba ari umuhanzi ni umuntu mukunda gura cyane iyo uwo muntu muhuye ubona ari iki kiri ku maso yiwe cyangwa se n'icyo akubwira mani iyo mubona nyine abafite isoni tu abafite isoni nta kintu yazambwira abavuga ati bundi wayi nawe nabivugiye iki to uba wumva muri we asa n'ukuvuga ati nabivugiye iki uyu munsi Caps Lock muri Musanze ni hamwe mu bantu ari aba producer bakura indirimbo bamaze no kuba benshi kandi ubona ko bafite positive impact barimo baratanga kuri industry cyane iyo muri Musanze wowe aba producer cyangwa se kuba hari aba producer benshi muri Musanze ubona ari iki bifasha umuziki mani ikintu cyambere kibaho ni competition kandi ari kuba competition ni ibintu byiza gusa yabiri kuza nkore cyiza ndushe kanaka ubwo nuko icyo kintu ni gikomeza gutyo nandi project mu mushiza uzajya wumvira hejuru nyine tu itwika ngiye nicyo kintu mbikundira ntago ubona ko se byatuma habaho ihangana mu bahanzi cyangwa mu producer ibyo nabyo byiza cyane kurusha n'ibindi ndavuga ihangana ryo mu bikorwa bakaba bamwe bakoresha uko bashoboye kugira ngo abandi bajye hasi ntabwo habaye ibyo bintu byo guhangana ku buryo umwe yajya hasi
ariko nyine ikihangana riba rihari aho ngaho nyine ni ukureba projet wakoze ingana gute ikomeye bingana iki nicyo cyiza cyabyo nyine ko iyo hari umuntu umwe yajya akora abishaka atabishaka gukora ibintu bibi kuko nta handi wajya nyine ariko iyo hari benshi wese avuga ati ngire benshi bankurikira ugire benshi uyu munsi indirimbo iheruka gusohoka yawe nuwe mu producer wayikoze Mandex ni muntu ki cyangwa se ni mugabo ki ku muziki wawe uko wambwiye uti byatangiriye hasi ariko uyu munsi ntago ariko bikimeze bamwe barimo barabibona ukundi kuntu Mandex yagufashije bingana iki kugira ngo ishusho yawe ihinduke Mandex afite nyine connection ya Dangeto afite connection ye afite abantu biwe kumva bora yakozwe nawe umuntu yihutira kuyireba mbese nawe n'umuja muri riti tu ashoboye ibyarimo kinambwira courage Mandex Heroes Record nawe wumve ngo akazi wakoreye Caps Lock uyu munsi arimo arakaappreciatinga uyu munsi kafashije isura ya Caps Lock kuba yahinduka undi Caps Lock mu maso yabigeze kumubwira bati ibi bintu ntabwo bishoboka. Caps Lock uyu munsi hari award ibihembo muri Musanze no hantu hasigaye award ndakeka n'ahandi naho ziri kugenda ziza ariko muri Musanze no hantu nzi award ihemba abanyamuziki nubwo nayo ntazi neza ko uko ihagaze uyu munsi ariko yarabaye award ikimara kuba ukabona ntabwo uri nominated mu byiciro byose byabaye nominated icyo gihe wumvise ntabwo wumvise wenda ari ukuba bakwirengagije wumvise ari ukuba wenda hari ibyo utarakora nyine wowe byakira ukimara kubona abantu babaye nominated utarimo kongeye icyo gihe iba cyekwe kubwaye mwe nyine ni UM award Urban Entertainment iba icyo gihe ndetse uko n'ubundi ntari meze neza ntagomba kubijyamo cause nyine hari igihe umuntu atameze neza yumva ibintu byose utabishaka nyine ariko ikintu nagomba kuba nomine ariko buri impamvu ntabaye nomine nuko hari icyo ntari wagombaga kuba nomine nagomba kuba nomine ariko kubera icyo utabaye nominated sasa kandi wowe wumva ko wagomba kuba nomine ntabaye nomine buriya ni utuntu twinshi ariko kuri njyewe ndashobora kuba ari ibyo ntari nujuje ushobora kuba ari ibyo utari wujuje nk'ibigize utari wujuje ntabwo ariko mbyumva ko hari ibyo ntari nujuje ni ukuvuga ngo wowe uri umwe muri ba bahanzi bafata ko barenganyijwe ku giti cyanjye n'ibintu biri inyuma y'amarido byinshi nashatse kuvuga ibiki biri inyuma ariko tujye tuvugisha ukuri tureke guca ibintu ku ruhande tuvugishe ukuri sibyo wowe award yarabaye ikintu cya mbere cyagomba kuba Erabor sinagomba kuyijyamo kuko hari ikibazo kandi uvuga ngo wagombaga kuba nominated nagomba kuba nominated ariko impamvu ntayigiyemo hari akaba akantu k'akabazo kameze ukuntu ntawe mbona uburyo mbisobanura hagati yawe nande na nyiri ibihembo nyiri ibihembo ntago ari mu bantu batoye nge nari mpari ntago ari mu bantu batoye gusa neza gutorwa ntinari kujyamo kuko ngenzi ida makuru menshi urumva award zijya kuba abantu mujye tureka tuvugisha ukuri abantu bari gutora hatoye abanyamakuru barindwi abanyamakuru barindwi banga zirenga z'abantu binye bantoye abanyamakuru bagutoye nuse mwese tuvugisha ukuri rero be perfect man nega sibyo njyewe icyo gihe nari umwe mu bantu batoye none usanze ntaragutoye ntabwo nta kibazo kirimo ubwo ndi umwe mu bantu barindwi ntabwo mbyibuka neza abantu babyibuka baze kunyibutsa ariko ndi umwe mu bantu batoye sibyo gutora kwanjye ni ibanga ryanjye ariko urakumbwira uti ufite abantu bagutoye ariko ntiwaba nominated amajwi ajya kubarwa uwayabaze yitwa Shaka Josbel hari ikibazo mwari mufitanye ahubwo ikintu gihari urumva sinzi nibo ubibuka ko nabikubwiye tugitangira nakubwiye ati niyo nza kuba nominated ntabwo nari kuba mpari ibyo kuba udahari tuba tubiretse kubera ko twageze ku kintu kivuga ngo njyewe impamvu ntabaye nominated ni ukubera ko nyiri award twari dufitanye bifu niko byageze nyiri award ntabwo ari mu bantu batoye turabigarukaho nyiri award ntabwo ari mu bantu batoye Caps Lock ubwo ntiwaba ushatse kwikoma itangazamakuru ntabwo ngikomye nta banyamakuru mvuze kandi aribo batoye kuba baratoye nge nzi neza ko mu bantu bari gutoye kuko ibigisho byari bihari urabizi ko byari bimeze hari upcoming artist hari best video nawe ubaza ikintu bro upcoming artist hazamo umuntu
umuntu umwe gute oya bari benshi No, upcoming artist had Daymaker yari mu upcoming, hari Emily yari upcoming, hari MC Gengwari group, hari Daymaker iki Joli Sharangabo, hari akurumva icyo kintu Boston nawe yitwaye yego Daymaker nawe ntabwo tuziranye ariko ni gute umuntu yaba amaze imyaka ye Daymaker muzi nara umuhanzi Daymaker umuzi ari umuhanzi utari umuhanzi ni gute yamara imyaka abo kantu uri gushyiramo si keza ni gute irushanwa ryategura mu upcoming artist bagashiramo Daymaker umaze imyaka hafi 5. Muri iyo myaka 5 hari hit uzi Daymaker yakoze man indirimbo nzi indirimbo ye imwe to yitwa gute Imbari Tsiriri uzi indirimbo ye yitwa Tsiriri nanjye ndayizi ni yake ariko se umuntu wakoze indirimbo imwe tujye kumubara nk'umustar no ntago ari indirimbo imwe hari n'izindi nagiye mbona nubwo ntibuka amazina ariko yakoraga zitabaye hit uyu munsi wait ivuze hit ubushatse kuvuga iki hit nuvuga ngo hit ni indirimbo iba yaramenyekanye cyane no okay yarafashe ugomeza ngaho nkubaza akabazo kamwe nanjye mbe nk'umunyamakuru Jay Polly amaze imyaka ingahe ayakoze indirimbo imwe ikaba hit twa mu upcoming artist ngo Jay Polly aramutse yaraje 2010 agakora indirimbo nizimenyekane 2019 agakora indirimbo ikamenyekana that's upcoming artist. Niyo mpamvu ubushari uyu munsi ntago reka ndeke kuvuga bushari tuvuge nka Ishkevin. Ishkevin ntago atangiye kuririmba igihe twamumenyeye. Ishkevin ni umuraperi wa kera ariko aka kanya yitwa upcoming rapper, rising rapper, sibyo uri kugana ku nzira yo kuba superstar ariko utarabarwa nk'umu superstar kubera ko like hit ziwe ni zejo, sibyo even ababush byababayeho za 2019 gutyo bakiza bari baratangiye kera ariko ntabwo twase tubabara nk'aba superstar. So rero niyo mpamvu Daymaker ashobora kuba yarabazwe nk'umu upcoming kandi amazwe ngiye ku ruhande rwanjye ntago ariko nakabyo kuko era yari award ya location imwe ntago ari igihugu cyose. Ikindi kintu nkwibutse kiragiye condition yagenderwaho wari umwaka wa 2019 mwaka wa 2020 ibikorwa by'umuhanzi muri icyo gihe niyo yagenderwagaho nibyo byagenderwagaho. Okay sasa muri umwaka ntago nibuka abasani barimo nubwo hashize igihe mani ikintu gihari ntago ari gutyo nose award gute hagati y'uwo mwaka urumva ntago ari ibyo n'izindi award zajya ziba bajya bareba umuhanzi kuko ari award yuba Tom Cruise muri award ziraza The Choice yabaye icon icyo gihembo ntago cyari gihari none se wagira ngo Daymaker amwite icon no ntago mvuze ngo icyo gihembo ntago cyari gihari nyine ntago cyari gihari ntago mvuze ngo cyagomba kuba gihari ariko ikintu niyo nose ira The Choice iba niye hit ya Tom Cruise yari hari icon nabwo ni condition byagenderwaho ni umuntu wahagaze muri industry agakora kuva muri generation yiwe kugera no muri generation kano kanya akaba agifasha abantu kugaragara ni muri ubwo buryo Tom Cruise yahembwe. Ngo numva uburyo mane nyine urumva no mu mitegurire yabyo harimo ibuto ntabwo natinya kubivuga kuko ntacyo baryaho nta nubwo niyo yaba urumva aba nomine nzayijyamo ariko ntabwo natinya kukubwiza ukuri harimo ibintu nibajya gutegura yitwa Caps Lock numwe mu baririmbyi beza cyane muri MSA aririmba injyana ya dancehall mwamwumvise mukanyaraza kuza kongera kuduhereza ku ndirimbo ariko ndagira ngo tugaruke ku kibazo cyawe nuwo wagombaga gutegura award ndakeka ni Abuba Mzazi nyiri Aba Entertainment. Ikibazo cyawe cyari kimeze gute? Kwanza singe ntabwo mbifata nk'ikibazo cyari cyanjye ahubwo mbifata nk'ikibazo cyari mu mutwe wese nzi uko yiyumvishaga ibintu man uramujama nyine urumva njye n'umufana we kwanza ntabwo ari n'ibintu byo kujya hirya ngo n'ibiki cause ni director nanye nka undi n'ibintu nk'ibyo uramunige yamfashe yanshutinze video ntabwo ndi ujye muri detail byinshi cyane gusa no muntu
ntabwo agendera ku byo mwavuganye tu. Hari ibyo mwavuganye bitakurikira. Arahinduka tu. Yego. Icyo gihe niki cyabiteye yakubwiye ko ari iki gitumye ibyo mwavuganye bidakorwa? Man icyambere song yanjye yari fresh. Yari nziza. Yego. Tujya no kuyikora sinari napanze kumukoresha we yarayikunze aranshaka ati ndukore video. Yego. So njye mbira uko mpagaze. Yego. Turabihuza. Yego. Finally turangije gushutinga ngera andi mafaranga. Ngo ibintu nakoze ngo nibyo twavuga nta hantu bihuriye ibintu byinshi. Yego. Men ndambye ati ko na from mfite igihe nyashake. Yego. Bana nigeze nyankorese yambwiye ati twari ku cyumweru ya itampamagarira mu gitondo ati man urenze kwa kabiri saa 10 footage ndazisiba. Ibaza umuntu ukizamuka ukishaka mwene ntameze nko guca ndi kigeno n'ayandi mbeginga buri muntu wese kujya afasha. Maraka tobya ati nutanze n'amafaranga kwa kabiri saa 10 nzaba nasibije boro zawe. Man nekeza amafaranga yamvunye bwa mbere natanze nekeza nayo wari wagujije. Nagujije harimo n'utudeni. Yego. Ndabizi. Kwiyongera handi rero sasa. Yego. Man byansabye ku mutwe ushyuha ntabwo nigeze nsinzira. Amaze nk'iminsi 2 nasinzira. Amaze nk'iminsi 2 nasinzira. Uyu munsi nawe uri umudirector. Nawe bivuze ngo hari abanzi teganya kuzabikora. Noya man iyo ni imico mibi urumva birenze n'imico mibi nabyita se gute. Uravuze ngo Abuba agira imico mibi. Man birenze n'imico mibi gute mu buvugana n'umuntu urumva amafaranga afite nyuma y'igero kandi ntaga nenge nyine bro. Mfite ubuhamya bwinshi bw'abaniga benshi bati ntaga ari ngo nze mubwire ngo yikanaka ariko sinjye nyine nunde zabikubwira man nge nanga ibintu byo kuzaya njya guhishira umuntu ko ntago nci wawe nzira jya mwijoro sici wabo. Ni ukuvuga ngo umuniga ntago wawe man. Ni ukuvuga ngo nge ukuntu bimeze dasi uramuniga nyine yarandaburije man. Arakuraburije. After ikintu cyambabaje mwana abwira umwe mu maniga banjye ngo uramuniga ngo yanyibye footage ngo za video nayo nigomba kumukorera. Gute singe footage wazibonye ute se ubundi ko video ari wayikoze? Naragiye urumva. Yego. Anza amafaranga yamuhereza. Ngira ati sasa meza footage zanjye. Yego. Video ngomba gushaka ukundi kuntu ikorwa atari we editinze. Ambwira ngo songa urebye ngo ari ukuntu twabigira ngo gutya ngo nka editing kwa kana nanjye ayishutinze. Ngira ati ntare ukenewe nakubwira ariko nudakenerwa nabwo sinzakubwira. Arazimpereza. Yego. Nza gusanga nyine amafaranga yana agomba kongeraho yarayo kugira umuntu muntu bigira n'iki. Ako navuga ati baze none mugaruye munganye editingire tukavugana amafaranga n'undi yazo akangura nk'ibyo akoze ati ibi bintu nkoze birarenze ntago bayatwarira gutya. Okay. Uyu munsi video yawe wumva byakugoye gutyo ubona imaze kugira iye impact ku muziki wawe? Video nyine irite niko ntabivuga. Kandi man ya boro nakoze muri kwa karindwi last year 2020 akora n'ubu kaba iri trend kuri TV ni yitwa Lollipop. Ndagira ngo uduhereze noneho freestyle ku ndirimbo yawe ya mbere. Indirimbo yanjye ya mbere wakoze ya mbere we wabwitwa Caps Lock na cause nahinduye name nyine hariyo watangiye umuraperi. Abaraperi nibo batangiye barapa byagera nyuma bikanga bagahindura utuzina. Ntago ari kuvuga ngo byaranze n'iki gusa nge ntago ndi umuraperi ntabwo ndi n'umuririmbyi nko kubivuga nge ndi umuhanzi to. Ntaribi muhanzi reka tukubaye nk'umuhanzi mpereza freestyle yawe y'indirimbo ya mbere ukuzina ukoresha kano kanya tutaza kugusubiza inyuma cyane. Mukundwa mutuzo tuzutekane ubona gutuje mu mutima wanjye byiteka si mu manegeka ni hamwe haba umuteka n'ububiteka. Nuko nguko yavugaga yitwaga yahitaga Mukundwa. Ufite umukunzi? mwiyakane ikiganiro kandi abiza azakibona Performer K Blue P250 urakora subscribe ubundi tukomeze twirire show. Uramwiyakana? Arahari urumva.
gusa ari no ntabwo namutaginga koze we ntakunda media media ariko hari n'uburyo basigaye bavuga akanyuguti ka mbere n'akarangira kugira ngo utaza kubeshya abantu hari ibintu abahanzi bihaye byo kubeshya abakobwa ngo ni kanaka ngo ni kanani icyo nzi cyo nawe mweshara wait kuri name yongeraho manzi tuyongeraho izina bose niko bababwiye bose barababwiye ngo muzajya mwongeraho manzi no izina yetanyizwa na u ngomba yego rya kabiri rigatanyizwa na yeso Uwase Solange. That's what's up. Ni performer ke WP 250 ndi kumwe na Caps Lock. Turimo turaganira ku muziki wa Caps Lock n'umuziki wa Musanze muri rusange.